ngiye kubabwira ku nkuru ibabaje kandi ngira inama aba YouTubers bo mu Rwanda bakwirakwiza ibihuha rimwe na rimwe bakananirwa gutabariza umuntu babyita imikino barangiza bakabishyiramo inkuru bishakira amafaranga no kugwiza indonke. Reka tuvuge ku rupfu rwa Fafa. Ndaribwa cyane, ngura imiti yo hanze ihenze, ngura mu mafarumasi imiti iramenda, abantu bose bangemuriye harimo n'uwo mumama wo hanze, mama bebe, Imana imuhe umugisha. Ndarembye cyane rero, nabwiraga abafana banjye uko merewe, Imana nimfashe ikankiza, nzakora ikiganiro kirambuye, nihabaho gutaha kandi nabwo nta kibazo mfitanye n'Imana, nta n'uwo dufitanye ikibazo, kuko mfite uburibwe bwinshi, ndokerwa mu bitugu no mu mutwe. Ubundi Vava ni dore igisupu, ni dore imbogo, amazina menshi bamwita mwese murayazi, gusa amazina ye bwite ni Nyiransengiyumva Valentine. Nibyo wabyumvishe neza mugari wa mwana afunze, gusa ntabwo naje kumukiniraho uyu munsi, nuko naje kumva inkuru ibabaje. Ahagana saa 12, hagati ya saa 12 na saa 2, imbuga nkoranyambaga zatangiye gutitira zihwisa urupfu rw'umuntu witwa Valentine cyangwa se Fafa. Nkibyumva njye nagize ngo ni ibihuha nabwiwe n'inshuti zanjye, gusa naje kubona inkuru ya mbere postingwa, iya kabiri n'iya gatatu, ngira ngo sibyo, nkomeza gucukumbura, dore ko ubungubu tuvugana turi saa 7:28 ndimo kuri recording iki cyegeranyo. Nimugumane natwe. Valentine yari umukobwa ubusanzwe witwaga Nyiransengiyumva. Umukobwa wavukaga mu karere ka Nyamasheke, gusa yiziye i Kigali bitewe nuko yafanaga umuhanzi bita Bruce Melody, akaba yarakundaga indirimbo ye yitwa Ndakwanga. Dore ko Ndakwanga yageze ku mutima wa Fafa cyane, aho yajyaga mu murima guhinga imyumbati, yaririmbaga indirimbo Ndakwanga, akumva murari raje, ubundi akikomereza akazi. Yarahariza muri Kigali, aba YouTubers nabo si ugushyuha, baramufasha bamuhuza n'ibyamamare bitandukanye, biragenda birangira Bruce Melody nawe aje kumwirebera ubwe. Barahuye, akimara kumubona ubwamamare bwa Valentine burazamuka. Aho bwazamukiye, Valentine aravuga ati ngiye ngomba gukora umuziki, n'undi dore umuntu mfatiraho icyitegererezo ni Bruce Melody, nawe umuziki wamugize uwo ari uyu munsi, gusa nanjye numva Imana ingurumanamo. Valentine rero yaragize utya atangira gukora indirimbo ya mbere, indirimbo yita Dore Imbogo. Dore Imbogo yaragiye irazamuka, iratumbagira, abantu bose barayimenya, imbuga nkoranyambaga irazititiza, dore aba diaspora bazaga mu Rwanda baribazaga ngo Dore Imbogo ni muntu ki. Uri naho byavuye, ni niyo mpamvu batangiye no kumwita ngo Dore Imbogo. Nyuma yaho ngaho muri 2022 yaje gukora izindi ndirimbo. 2023 hari yitwa Roma, hari n'indi ndirimbo yitwa Inuma. 2023 yaje kugira umukunzi, barakundana bikomeye, yemwe nta buryarya burimo, dore ko bakundanye kakahava, yemwe bananirana no kubihisha imbuga nkoranyambaga bagumya kubitangaza. Nashaka kubabwira ku kintu gikomeye itangazamakuru ryo mu Rwanda rigomba guhindura kandi rikabyigiraho bikomeye. Ukuntu amagambo twavuze we amuvugira ko gutwika bizadukoraho, Imana imbabarire, ko byose bitewe n'urango ni Dr. M ahururanaga inkuru azihururana avuga mu buryo wumva ko hashobora kuba harimo ikindi kintu. Hari ama YouTube channel menshi sindi buyavuga amazina hano kuko atari byo byansinduye, gusa ndabizi niba nabyumva basi bazabasha kubihindura kugira ngo entertainment cyangwa se n'itangazamakuru bakora bazarikore kinyamwuga. Naje kumva inkuru y'abantu bagiye batangaza, baravuze bati Vava yakennye none yahisemo gukina prank, avuga yuko yirwaje. Yararwariye mu bitaro bya Kibogora, ari ni mu karere ka Nyamasheke, baza kumwimura bamuzana mu bindi bitaro by'i Karongi kuko babonaga arembye cyane. Ndashize iminsi atageze i Karongi, yaje kwitaba Imana uyu munsi.
dore uyu munsi turi ku itariki ya 29, yaje kwitaba kuri 28 mu ijoro hagana saa 12 na saa 2. aho muri kumvira iyi nkuru hari amakuru mashya ashobora kuza atandukanye n'aya nababwiye bahembiseguye. Gusa Valentine nubwo yahitabye Imana, hari inama yagiriye abantu benshi banga kumva. Hari abo yagiriye inama barazumva, abandi ntibazumva. Valentine rero akirwara abantu benshi baravuze ngo ni prank, ariko ndagira ngo wumva amarira yari afite. Nawe nuyumva rero ngushoboye ku matama. ndaribwa cyane, ngura imiti yo hanze ihenze, ngura mu mafarumasi imiti iramenda, kandi bose bangemuriye, harimo n'uwo mumama wo hanze, mama bebe. Imana imuhe umugisha. Ndarembye cyane rero, nabwiraga abafana banjye uko merewe. Imana nimfashe ikankiza, nzakora ikiganiro kirambuye, nihabaho gutaha kandi nabwo nta kibazo mfitanye n'Imana, nta n'uwo dufitanye ikibazo, kuko mfite uburibwe bwinshi, ndokerwa mu bitugu no mu mutwe. Ese umuntu wari urimo gutabaza gutya kweri avuga yuko ibintu bimukomeranye, umuntu bari bateye amaserumu, urumva yari kuba yirwaje? Abanyarwandakazi, ibi bintu bibabera isomo. Umuntu ntatabaza uzabanza umwumve, umutega amatwi, nyuma yaho nuza kumenya ko arimo kutabaza byigirishwa, uzabyite prank kuko uzaba ufite ibihamya. Ariko ikintu udafitiye ubuhamya ntukajya no kugitangaza. Dore abantu benshi barashaka views, barashaka ubwamamare, barashaka amafaranga, ariko barimo koroheka ibi Abanyarwanda. Ese urubyiruko, bano bana batoya bazavuka bakareba izi video nyuma kera twarashaje, bazabifata gute? Nibabona watangaje inkuru y'ibyihuha, umwana akavuga bati dore ibi bintu batangaje nyuma yaho byaje kuvuguruzwa, ni mama wabitangaje cyangwa se ni data wabitangaje bikiri ibihuha, atabifitiye amakuru, mu by'ukuri yarasebye. Urumva n'uwo mwana basebye kandi agira ibikomere ku mutima. Si ibyo gusa, na YouTube ubwayo dufatira imyanzuro itari myiza, kuko baravuga bati twebwe nk'Abanyarwanda dukora YouTube ariko tugira scam nyinshi, hagati yacu ntabwo twumvikana ngo tuze gukora ibintu bifite umurongo, bivuze ngo n'amafaranga dukora bari makeya. Yemwe n'izo views mubona muzita ko ari nyinshi, ariko nagira mbabwire yuko ari nkeya ugereranyije naho abandi bageze. Si n'ibyo gusa, abantu munganya views bakora ibintu by'umwihariko kandi bifite ireme kandi bitarimo ibinyoma, binjiza menshi kubarusha. Byose bituruka ku kubeshya kwanyu. Banyarwandakazi, bantu mukora itangazamakuru, mwakiniye ku rupfu rwa Vava ariko yaje kwitaba Imana. Ndakeka namwe aho muri umutima urimo kubashinja, gusa nimusaba imbabazi, Imana iri bubabarire, ndabizi. Imana irababarira, ni kwiteye niyo kamere yayo. Nanjye icyo mbasabira no imbabazi zituruka ku Mana. Ntago mbivuze ngamije urwango, ahubwo no kubahwitura kugira ngo nejo bundi nimujya kongera gutangaza inkuru, mujye muvuga ibintu kandi mubikomeje. Gusa naje kuvuga nzana gujukumura byinshi, nsanga hari YouTube channel yitwa Gentil Comedy. Ntabwo nje kuyinegura ngo mvuge ngo ihagarika content ikora, gusa naje gusanga hari ibintu byinshi numva neza. Yaje gutangaza ngo mwijuru, Vava mwijuru. Hashize ibyumweru 2, uwo munsi batangiye iyo nkuru niwo yarwariyeho. Yagiye mu bitaro ararwara, none arapfuye. Naje kureba nsanga Mpyisi nawe igihe yari yenda gupfa, Gentil Comedy yari yarabivuzeho, aravuga ngo Mpyisi mwijuru. Nawe hadaciye kabiri yitaba Imana. Si uwo gusa, hari n'undi muntu wari umukozi w'Imana, wari umurara, mwese muramuzi. Uwo muntu mvuga nta wundi, yitwaga Theogene Inzahuke. Nawe mu minsi mike bamaze gukora icyo kiganiro ngo Theogene mwijuru, nawe bidatinze yaje kwitaba Imana. Mu by'ukuri umugani ugana kariho, umuntu natangaza ikintu cyo nibaza uti siniba ari njye bagitangaje aho ngo ndi mwijuru, ese koko biramutse bibaye ngombwa ko njyayo byagenda ute? Gusa Gentil Comedy simuvuzeho kugira ngo mvuge ko atera umwaka, oya, ahubwo nuko
ibi byose biba bigomba kubaho kandi bikatwibutsa ko urupfu nyine rutaza ngo ruguteguze akanya kari ko kose rwakugeraho. Ugomba kumenya ibyo utangaza rero, ukamenya n'ibyo utagomba gutangaza. Ugomba gutangaza ibintu ufitiye ibimenyetso kandi ukabona ko biri ngombwa ko bitangazwa. Bana b'Imana rero, umuntu wese naba nakomerekeje amabarire muri iyi video, gusa nanjye nayikoze kubera ko mbabaye. Gusa Valentine Vava, Imana imuhe iruhuko ridashira, ndetse namwe munkurikira ndabinginga ngo mujye mukora ibintu byose mutekereza yuko dushobora kuva muri ubu buzima umunota uwo ari wo wose. Nari ndimo gutekereza ko iyi video ndibuze kuyeditinga, ariko ntabyo ndi bukore. Ndaza kuyikubitaho gutya, uyireba yirebe, utayireba nawe nta kundi. Gusa mugire amagara mazima, mugire amahoro kandi mugumane ukwizera mu mitima yanyu. Imana ibarinde, ndabakunda cyane. Beracyamo.